Bakunzi ba Karumeli TV aho muri hose hirya no hino, abari Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari diaspora, mwese turabashuhuje. Imana ibahe umugisha kandi tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza gukomera muri iyi minsi isa naho itoroshye. Ni igihe cya COVID-19 ntago byoroheye umuntu wese, ariko aho muri hose turabashuje tunabihanganisha. Ni Karumeli TV rero ibasuhuza uyu munsi. Nkuko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, muririmbyi, umuhanzi, umuhanuzi. Reka tumwakire abasuhuze, narangiza nababwiriye amazina yituze gukomeza. Karibu usuhuza abakunzi ba Karumeli TV badukurikiye. Haleluya. Nizere ko muvuze ngo amena. Nizere ko muvuze ngo amena. Reka nubundi rero abenshi bamuzi ku izina rya Mukazayire, ariko afite n'amazina y'icyubahiro Imana yamuhaye, mama runaka, nubwo nayo ari buze ko yavuga. Abasuhuza nababwiriye amazina yanyu. Murakoze cyane, nitwa Mukazayire Emerthe, ariko ku mazina y'icyubahiro nk'uko babivuze nitwa mama Shema. Mfite abana babiri b'abahungu n'umugabo, dutuye mu Gatsata. Ndi umuririmbyi rero nk'uko babibabwiye, niwo murimo nkorera Imana, kandi numva ari byo byishimo byanjye kuririmba. Aha, arakoze rero. Mwumvishe ko ni umumama, arubatse, atuye mu Gatsata, avuze ko afite abana babiri ndetse n'umutware, ubu bari kumwe. Mukazayire rero tugwaye ikaze hano kuri Karumeli TV. Murakoze cyane. Aha, niwe rero tugiye kuganira uyu munsi. Agiye kutuganiriza ese Mukazayire ni muntu ki, ese Mukazayire yavuze ko ari umuririmbyi, ari umuhanzi, ese byaje bite? Ibyo byose aragenda adusobanurira mu ncamake. Mukazayire rero uyu munsi tugwaye ikaze kuri Karumeli TV. Mu by'ukuri impano y'ubuhanzi ni impano yifuzwa n'abantu benshi, ni impano yifuzwa n'abantu bose. Bijya kuza byaje gute? Wabyumvishe ute? Wabyakiriye ute? Ngunze kubivuga cyane, ariko ni impano Imana yampaye yo kuririmba, kandi ndayishimira. Yampaye impano nziza cyane cyane cyane. Ndayishimira rero kubw'iyi impano nziza Imana yampaye yo kuririmba. Ntabwo mbyirata, ahubwo ndarata umusaraba, ndashima Kristo wabimpaye ahabwa icyubahiro. Byaje rero uko byatangiye, ngewe ubundi nari umuririmbyi mu Bagatolika. Nari umubyinnyi muri ba bana baba bahagaze kuri altari nyine imbere kwa padiri. Yego, ntabwo nari ndaba umuhereza, ariko nyine nari ndakana muri bamwe babyinaga imbere aho ngaho nyine. Hanyuma nyuma y'intambara duhungutse tuvuye muri Kongo, nabwo nakundaga kuririmba cyane muri quartier, mu dukorari tw'abana, ariko bitari mu rusengero. Hanyuma rero twaje kujya mu kandi gakorari gatoya ko mu rusengero kitwa Ibyahishuwe. Ako gakorari ndagakunda cyane, niko Mbega Imana yakoresheje kugira ngo ngere aho ngeze ubu. Rero twari muri repetition, twararirimbaga bisanzwe, ntago nari nzi ko Imana yaneganyirije, kubera ko icyo gihe sinari ndamenya ijwi ryayo, uko ivuga, uko bigenda. Ariko kuri uwo munsi twagiye muri repetition, nibwo Imana yatwiyeretse, bisa naho kutwiyereka. Abana benshi babatizwa mu Mwuka Wera. Bigenze gutyo nyine, twebwe twasigaye turi abana bakeya tutabatijwe muri uwo Mwuka Wera. Biza kutubabaza, noneho bidutera umwete wo kugira ngo dusenge, dusobanukirwe neza ko natwe izo mbaraga twazibona. Twasenze amasengesho y'uburyo bwose, iminsi myinshi nabara, ntago sinabirondora iminsi myinshi twamaze, kubera ko twarasenze koko. Kandi turi abana, ibintu bita gusenga, amasengesho yo kwiyiriza, ay'ibihe, turayasenga cyane. Bigeze aho kugira ngo rero tuze guhishurirwa neza icyo Imana idushakaho, twakoze akagurupe gatoya k'abana tugera kuri 12. Turagakora ako kagurupe, turasenga, niho Imana yaje kutwiyereka. Buri mwanya mutegeka amasengesho agomba gusenga. Bandi yarabategetse, abandi niyo bategeka. Ngewe ingezeho integeka amasengesho y'ibihe by'iminsi 10. Mu by'ukuri ibihe by'iminsi 10 kwiyiriza, bikagera saa 12 ukarya,
ukongera ukazatangira ejo. ukiri n'umwana. Yego, iyo minsi rero narayikoze, narayihanganiye ndayikora. Babandi basenza y'ibiri ya itatu barayasenze barayarangiza, barantegereza barandindira. Bamaze kuyarangiza nibwo twateranye nanone turasenga, hanyuma Imana iza kuduhishurira icyo yashakaga kuri twebwe. Yatubwiye ibintu byinshi. Ndumva ko aho impano yanjye yo kuririmba yatangiye kera, ariko ubwo nibwo naje kubihishurirwa, kuko yambwiye amagambo menshi nasubiramo hano, ibindi byinshi byarasohoye namwe murabibona. Ubwo rero Imana ihabwa icyubahiro, ishimwe, n'ubu ndacyakomeje uyu murimo. Aha, murabyumva rero, birumvikana ko yari akiri umwana, akiri umukobwa, wari utaranabyibuha bingana gutya birumva. Ariko se hari abantu batemera ko Imana ivuga, bamwe na bamwe rushaka ko baba badukurikiye, ariko se tubwiza ukuri, icyo gihe Imana ibikubwira n'ibyo uhagazemo none, wabwira icyo abantu bahakana ko Imana itavuga? Imana iravuga, Imana iravuga, abantu ntibakabihakane. Yenda bashobora kubihakana kubera ko byatinze. Ndabizi amasezerano y'Imana aratinda, ariko amara igihe, ariko igihe kikagera agasohora. Nibakarambirwe, nibagatinye, nibakavuga ngo Imana nivuga. Imana iravuga kandi igakora. Rero hari n'ibindi byinshi yambwiye bitarasohora, nabyo ndacyabirindiriye, ndacyabitegereje, kandi hamwe no gukiranuka no kuyizera ndabizi ko bizasohora. Abantu badukurikiye bafite amasezerano y'Imana, bafite iby'Imana yababwiye, ni nkaho uvuga ngo bakomeze bihangane. Bakomeze bihangane rwose, bakomeze. N'imyaka 1000 yagera utarasohorezwa, ariko icyo nzi ko ijambo Imana yavuze ntago rihera. Mwabyumvishe rero, reka uribuka, urumva Imana iguhamagaye nk'indirimbo wahereyeho bwa mbere Imana yiguhaye. Iyo wahereyeho uvuga ati rwose akaririmbo ko mu bwana nakanda kibuka, niyo cyaba ari igitero kimwe. Nakundaga kuririmba indirimbo z'abandi, ariko uwo munsi ndabyibuka. Imana icyo gihe turangiza ayo masengesho, Imana yambwiye ko impaye impano yo guhimba. Nahereye ku gakorasi nkiri muri abo bana, ntago navuze ukuntu navuyemo ngajya muri Hermoni, ngazamuka ngazi Kigali, ntago ibyo nabivuze. Aho ngaho nahereye muri abo bana, hari agakorasi ndibuka twaririmbye nateye kavuga ngo abahamagawe ni benshi, abatowe ni bake, mbese mwene data nawe waratowe. Ako ngako niko nahereyeho muri abo bana. Ubwo nyine maze kugera muri Hermoni, indirimbo ya mbere nakoze nanditse ni yitwa Bakigenda bayifite ku mashusho ya kabiri ya korali Hermoni. Iravuga ngo bakigenda babona uwavutse ari impumyi, babaza Yesu bati mbese arunda ababyeyi be, ninde wakoze icyaha? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, ahubwo ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yesu afata kondo amusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire Silowamu, sobanurwa ngo yaratumwe. Aragenda ariyuhagira, muri ako kanya agaruka yahumutse. Abamubonye bakabazanya bati niwe, abandi ngo siwe, icyakora asa nawe. Ni ndende ariko na amagambo yo muri Bibiliya ntago nkunda kumenya ahantu biba byanditse, ariko iri muri Yohana. Ndumva ari muri Yohana niba atari muri Luka. Na ahantu nyine nge nkunda kumva ijambo ry'Imana, iyo naryumvise rikamfasha nkuramo indirimbo. Iyo nafashijwe ikibimbwira ko nafashijwe,
ngo ni indirimbo yego nicyo kibimbwira mbega ko nafashijwe. Aha, arakoze cyane urumva indirimbo yahereho ni nziza. Abantu uriya muntu bamwitiranijeho bumvaga atahumuka. Hari ibintu Imana ikora abantu bakavuga se niwe cyangwa siwe. Mu by'ukuri nk'uko n'ubundi waje gutaramira abakunzi ba Kanomeri TV, buriya kurambagiza nk'umuntu w'umuhanzi cyangwa umuntu wari ukomeye gutyo biravuna. Mu by'ukuri tubwire nk'umutomo umugabo yigutegwe takara mu rukundo kugeza ubu mukaba muri kumwe wenda kuko ntago biba byoroshye wenda ijambo rimwe wenda ndiyo hirya ntuya twahuriye nyine mu rusengero, twahuriye hano mu gakinjiro twaje kuririmba. Ndumva ariho hantu yamboneye bwa mbere, njyewe ntabwo nahise mubona urabyumva, ntabwo nahise mubona. Yaje kumpamagara nyuma ariko dutashye, arambwira nyine aranyibwira, nanjye ndamwikiriza. Igihe kigeze nyine by'ubukwe birabaye, ntabwo nabivuga byose nza kumwemerera urukundo, nuko nyine turabanye kandi tubanye neza. Nukuri tubanye neza cyane. Arakoze cyane. Impamvu nuko abantu benshi badukurikiye cyangwa se babakunda babumva bifuza kumenya ubuzima bw'uriya muhanzi, bw'uriya muntu Imana yazamuye mu ntera w'amamaye, bashaka kumenya ibintu byinshi cyane. Kuko ubu mu kanya komantere zitangira gucicikana bakubaza tubwire mu by'ukuri nk'ubu urwego ugezemo, aho ugeze ubu ngubu, aho Imana ikugejeje. Tubwire nk'iyo wasohokanye n'umugabo ukunda kwambara gute kuburyo bati ndumva nambaye nk'umugore wiziwe rwose ugenda we. Ndashimira Imana kuko ubundi ngewe twegeranye no muri Kongo bisa nkaho ndi umukongomani. Rero imyambarire yacu nyine ni iyi ngiyi ubona, ni iyi. Ntabwo nzi kwambara ijipo, ntabwo sinzi kuko rwose biragaragara wambaye neza nk'umumama w'umukristo wasohokanye n'umutware. Ijipo kuko ijipo ntabwo ari umwambaro wanjye, nambara ibi ngibi nyine ubona n'ibitenge, niyo myenda nambara. Kandi rwose ndabishimira Imana ko ntago ijya inyima imyambaro mu bintu yamaye imyambaro rwose ndayishimira. Yamaye ibyo kurya mu rugo, mbega ni ibintu byinshi nashimira Imana aho ingejeje. Kuko mbere ubuzima nari mbayeho mbere ntabwo aribwo nari mbayeho, kuko njyewe navukiye mu muryango usuzuguritse, niko navuga usuzuguritse, uciye bugufi. Yego ntabwo twari abakene babura ibyo kurya cyane, ariko nanjye inzara ndayizi. Inzara njyewe yarandiye ku buryo ikintu kinini cyatumye niga hari ni inzara. Ni inzara kuko navaga ku ishuri nkabura ibyo ndya ngasubirayo gutyo. Rero bigatuma nagira amanota meza, bituma rero nza kuva mu ishuri gutyo. Ariko ahantu ngejeje Imana ingejeje ndayishimira, kuko yamaye ibyo kurya, yamaye imyambaro, yamaye aho kuba. Mbega Imana ibishimirwe. Aha, urumva abakunzi mudukurikiye murumva ko arimo arashima Imana. Ariko uraza ko twihanganira ibibazo bigiye bitandukanye, nibyo abakunzi bacu baba bakeneye kumva ku basitari nyine Imana yazamuye. Tubwire mu by'ukuri nk'ubu iyo uvuga ati uyu munsi ni weekend cyangwa se n'umunsi runaka, umutware yari buze gutaha avuye mu kazi, ndashaka kumutegurira ameza. Ndashaka kumutegurira ameza rwose. Wati umunsi ndategura umutware ameza, umutegurira nk'ibiki ku buryo nawe uvuga ati rwose binguye ku mutima? Urakoze cyane. Abantu benshi bagira uko babaho, bagira uko babana, mbega bakagira n'ibyo bategura. Ariko twebwe ntabwo twigora mbega ibintu byacu turabyoroshya ku buryo hatabonekamo gaspillage ikabije cyane. Ni ibintu bisanzwe, mbega uko abantu barya ni ibintu bisanzwe, ntabwo tubiremereza cyane ni bisanzwe. Nko kumeza haba harimo nk'iki wenda uvuge kimwe? Ni ibisanzwe kuko ibiryo byose biri ku isi, ibiryo byose biba bihari. Hari ibirayi, imvange, hari umuceri, hari ifiriti, hari inyama, hari amafi, hari inkoko, ibintu byose rero birahari. Rero ibintu byose dushaka, icyo dutegura kurya nicyo ngicyo turya. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Benshi bakuzi nyine uri kuririmba muri iyo korali Hermoni. Hari indirimbo nyinshi zaho bagiye bakunda nyinshi cyane.
usanga hirya no hino bagenda baririmba amatunda n'izindi nk'izo ngizo. Mu by'ukuri turi imbere byibuze indirimbo imwe y'icyo gihe muri Herumoni, iyo wumva nawe kugiye ku mutima, nushaka kuririmba amatunda yarandyoheye turayikunda twese, nanjye uraha ndayikunda, twese turayikunda rwose. Tutaramira indirimbo y'amatunda yarandyoheye, niyo wenda itaza kuba ari yose ariko byibuze uririmbe amatunda. Nanjye ndayikunda, ni indirimbo nziza cyane. Ntekereza ko ni n'indirimbo Imana yanyuzemo kugira ngo ingeze aho ngeze ubu cyane rwose. Indirimbo y'amatunda ni nziza, ni ijambo ry'Imana riryoheye amatwi. Nihishe mu mahema y'umukunzi wanjye, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo, n'inyamibwa irutaba n'inzovu, bwihisho bwanjye nzamugwa inyuma, nk'umutapu wa mu biti byo mu ishyamba, ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi, nicaye mu gicucu cye nezerewe, amatunda yarandyoheye. Mukunzi wanjye afite impumuro nziza, areshya n'ibiti by'i Lebanoni, araka nk'ikizubazuba, ndabarahiye mwese arabaruta. Impumuro ye ni nk'ishangi n'icyome, amenyo ye yera nk'umukumbi w'intama, dore ameze nk'umuseke utambitse, acanye nk'ukwezi kumuritse. Ijosi ryawe ni nk'umunara wa Dawidi, umutwe wo ni nk'izahabu nziza cyane, uri iriba ryo hagati y'imirima, uri isoko y'amazi abeshaho. Ijambo rye ni nk'amavuta y'amadahano, bagenzi banjye dore nahisemo neza, nimundeke mubyinire. Amatunda yarandyoheye, nimundeke mubyinire. Amatunda yarandyoheye, ntabwo nzarambirwa kumuririmba, sinzarambirwa kumuhimbaza, nimundeke mubyinire. Amatunda yarandyoheye, nimundeke mubyinire. Amatunda yarandyoheye, kuvuga izina rye ntibintera isoni, nibyo binyongera imbaraga mu bugingo, nimundeke mubyinire. Amatunda yarandyoheye, nimundeke mubyinire we. Amatunda yarandyoheye. Uwana rutamagate namwe tuturigorigoti nazagize nayo mwiturana umugabo. Iyo ni intwari idatsindwa ku rugamba, n'umurwaniriza bamwirengeye bamubwiye ntizakorwa n'isoni. Yagoye arabyinirwa n'ababyeyi, arabyinirwa n'abasore n'abakobwa, arinyina n'abakusa n'ejo kecuru Yesu umwana w'intama w'Imana, nzamugwa inyuma ye. Arabereye Yesu umwana w'intama w'Imana. Abadukurikiye muvuga ngo amina kuko hano rwose igitaramo na Mukazayire kirarimbanyije, kandi hepfo mwandike ngo amina kuri comment kandi nizere ko mwataramanye natwe. Mukazayire Imana imumugisha kudutaramira. Abenshi indirimbo barayikunda cyane barikunda cyane, ariko cyane uraza kubibona. Watubwiye ko ubu muri iyi minsi nawe urimo kugenda Imana ikuzaho uhanga indirimbo zawe ku giti cyawe. Mu by'ukuri tubwire nk'indirimbo byibuze imwe yawe, wenda unaririmbeho unaririmbeho ubabonge. Bananze indirimbo nyinshi ntabwo nazibara ngo nzirangize. Muri zimwe rero mfite nakoze, nashyize no kuri YouTube kuri channel yanjye, ngiye kubaririmbira iyitwa Kazamwendo. Ese kumbi Kazamwendo ni yawe? Ni yanjye. Iyo ndirimbo abantu benshi barayikunda, njya mpura n'utwana tuyiririmba, nayo imaze kumenyekana cyane. Kazamwendo. Kazamwendo, 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 paka
ufike mbinguni. Usikate tamaa, usikate tamaa safarini. Mama, usikate tamaa, usikate tamaa safarini. Dada, jipe moyo, usikate tamaa safarini. Baba, usiogope, usikate tamaa safarini. Kijana, usirudi nyuma, wewe kaza mwendo tu, kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo, paka ufike mbinguni. Ntucibwe intege n'ibyo ubona ngo bitume ureka Imana. Satani agutera ubwoba akakwereka ko wavutse nabi, wiheranwa n'ishavu n'agahinda. Imana iragukunda, wiheranwa n'ishavu n'agahinda. Imana iragukunda, iri kumwe nawe ubuzima bwawe bwose. Komeza urugendo ntusubire inyuma, iri kumwe nawe ubuzima bwawe bwose. Komeza urugendo ntusubire inyuma, iri kumwe nawe ubuzima bwawe bwose. Komeza urugendo ntusubire inyuma. Nuko komera ushikame, ntutinye ntukuke umutima. Nuko komera 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 komera, ntutinye ntukuke umutima. Kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo, paka ufike mbinguni. Aha, arakoze abakunzi ba Karumeli TV, murumva ko rwose Mukazayire yadutaramiye. Numvishe uvuga ngo ufite cano itambukiraho indirimbo zawe. Mu by'ukuri rangira neza abantu badukurikiye baca he kugira ngo binjire kuri iyo cano babone izo ndirimbo zawe? Murakoze cyane. Iyo ugiye kuri YouTube wandika Mukazayire Emerthe, indirimbo zanjye zose zihita ziza. Nagari ibintu bigoye. Chano yanjye nyine nuko yitwa Mukazayire Emerthe. Uhita ubona indirimbo zanjye zose ziriho. Hariho n'ibiganiro nakoze ku yandi macano nabyo bihita biza bikurikirana. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Aha, abakunzi ba Mukazayire na Karumeli TV, mwumvishe ko abarangiye ahantu indirimbo ze ziherereye no kujya kuri YouTube ukandekaho Mukazayire Emerthe, indirimbo ze zose ibihangano bye byose bigahita bizaho. Kandi mbibutsa gukora subscribe aho watukura ukoza mu rutoki kugira ngo umushyigikire. Nuhajya cyangwa se uri no kuri Karumeli TV udukurikiye ukaba utarakora subscribe, reba aho hatukura ukoze mu rutoki na hazima kazogera nako gakozeho urutoki, unasharing n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare. Nujya rero kuri YouTube wandike uwo Mukazayire umukorere subscribe kugira ngo umwereke ko muri kumwe. Imana ibamugisha. Turabashimiye ko tuzi neza ko mugiye kugenda mubikora. Turimo turagenda n'ubundi tugana ku musozo. Mu by'ukuri turabizi abantu benshi hano hanze ndetse no hanze y'u Rwanda baragukunda. Ndabizi benshi bajya baca mu gikari bakaguhamagara, abandi mwahurira mu nzira batubwire n'ubuhe butumwa wabwira inshuti zawe uri hano kuri Karumeli TV. Kuri Karumeli TV ubutumwa nahereza abakunzi banjye nuko bakomeza bagakurikirana indirimbo, kuko iyo ukurikiranye ibiganiro umuntu yagize ntago ubura gukuramo akantu kamwe, akajambo kamwe ugakuramo kakagufasha kakakujyana. Yenda niba ufite urugendo rwo kugera i Nyamirambo ntago kakubura kukugeza ku isoko. Wagera ku isoko iyo ufashe ikindi kiganiro nacyo ukagisoma karagusunika kakakugeza kwa mutwe. Iyo uhageze ugafata ikindi kiganiro karakujyana paka kurya nyuma ukahagera. Rero ubutumwa nabaha nuko bakomeza bakajya bakurikirana ibi biganiro, kuko kuri YouTube hari ibintu byinshi abantu bakunda kureba. Bamwe bareba amafilime, abandi bakareba udukoryo, ariko nukuri nk'abantu b'abagenzi bajya mu ijuru
dukwiye gushyigikira uyu murimo w'Imana, tugushyigikirana, tukareba ibi biganiro kuko hari ahantu bitugeza, biradufasha mu bugingo, ubugingo bwacu bukaba buzima. Murakoze cyane abakunzi banjye, ndabakunda abanshyigikira, abampereza komenti. Imana ibahe umugisha mwese, murakoze cyane. Mwamwumvishe rero arabakunda, kandi kuko nk'ibyo avuze ni ukuri. Abantu benshi bakunda amakomedi, bakunda amafilime atandukanye, ariko ntago yubaka ubugingo. Ashimisha amaso, agashimisha umubiri, ariko ubugingo bukangirika. Ariko ibiganiro by'iyobokamana, indirimbo, ijambo ry'Imana byubaka umuntu w'imbere. Birumvikana turimo tugana ku musozo, wabwira iki abantu batarakizwa? Uko wenda ubwo butumwa wavuze bwo gukunda ibiganiro by'iyobokamana, indirimbo, ni abantu bakijijwe. Nk'umuntu utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, wamubwira cyane n'igihe abona umuntu wakijwe akabona ni ibisanzwe. Ni iki wabwira umuntu utarakizwa udukurikiye ku buryo byamushishikariza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Murakoze cyane. Gukizwa nabonye ari ikindi kintu ntago nabona uko nkivuga, kuko gukizwa harimo ibintu byinshi nyine ubukijijwe. Gukizwa rero abantu batarakizwa, n'ukuri ndabinginga, hari abantu ubona ikintu ngewe gituma mbwira abantu gukizwa. Hari umuntu ubona afite imyaka 30 ariko ukagira ngo afite imyaka 70, bitewe n'iki? Inzoga yanyweye, yasinze buri munsi, nakwiyitaho, arasa nabi. Mbega mbona gukizwa burya nabyo bihereza umuntu agaciro ko gusa neza. Ntago ari icyo gusa, bituma ugira n'agaciro mu muryango, n'igihugu kikakubaha kubera ko ukijijwe. Rero hari abantu benshi badakizwa ngo ni iby'abasazi. Ntago ari iby'abasazi. Gukizwa ahubwo ni ukwinjira mu bugingo buhoraho. Murakoze cyane, mukizwe, nicyo tubifuriza abantu benshi bari kureba hano ibi biganiro. Turabifuriza gukizwa, tukazahurira mu ijuru, tugahabwa ingororano z'ibyo twaruhiye. Arakoze cyane. Babwiye ko mugomba kureka inzoga, ibiyobyabwenge, bituma wiyandarika. Ni byinshi abantu bareka. Hari n'ibintu rega dukora ukabona ntago ari ibyaha, ariko imbere y'Imana bikaba ibyaha bisa nabyo. Ariko ibyo bintu byose nyine tugomba kubikizwa, tukagerageza, kuko Pawulo niwe wavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Ariko nubwo bidutanga imbere nyine turi mu isi, ariko tugerageze gukizwa kugira ngo n'Imana nayo idushyigikire mu byo dukora. Murakoze cyane. Barakoze abakunzi ba Karumeli TV ndetse n'inshuti yacu Mukazayire bari badukurikiranye. Turimo tugana ku musozo, reka n'ubundi turimo dusoza, ntago turi buze gukomeza kumubaza ibibazo byinshi. Twari kumubwira byibuze agasuza nk'umuntu umwe wamufashije mu buzima bwe, kuko byanze bikunze umuntu agira umuntu wagiye amufasha, agiye amurwaza, agiye amusunika, wagiye amusengera, byanze bikunze umuntu wagiye amugira inama. Tugashorejeho hari ikibazo byagoye, nushaka umusuhuze muvuge mwiza, uvuga ati rwose umuntu runaka yaramfashije mu buzima busanzwe, mu buhanzi bwanjye, yagiye amba hafi, ndamushuhuje, mwifurije umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Mfite abantu benshi nashimira, benshi bagiye bamfasha bakanshyigikira, ni benshi, nabo abambona bariyizi. Si ngombwa ko bavugira hano, ariko mbere na mbere ndashimira Imana niyo nkwiriye gushimira cyane by'umwihariko, kuko aho ngeze ubu ndabikesha Imana, kandi ndayishimira. Icya kabiri, yamaye umugabo umereza uburenganzira bwo gukorera Imana mu buryo bwose. Ntago nzitira ngo nujya aho nshaka hose ndahajya, mbega ndisanzuye. Ndabishimira Imana rero kuko yabikoze gutyo, kuko hari abantu tujya tuganira bakambwira ngo njyewe ntabwo nakwemerera kuva. Nanjye nkabasubiza ni Imana itakumpaye, nuko yabonye ko utabishobora. Rero ndabishimira Imana, icyo ngicyo ngishimira Imana cyane. Mbese mu isengesho ryose nsenze ndabishimira, nkayibwira ni warakoze kumpa ijoro rito. Nizeye kandi ko n'ubugingo nzabubona, ndabizi neza, kuko nta bintu binzitiye cyane bingoye muri iyi si. Amagambo arahari, ibivugwa ariko ntago binciye intege, ahubwo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Murakoze cyane. Mbese ugushimiye umugabo? Ndamushimiye. Uwa mbere nashimiye ni Imana rurema yamumpaye,
uwa kabiri ni umugabo wanjye, ndamushimira pe. Abandi bose bagiye bamfasha nabo ndabashimira, bariyigize by'umwihariko umuntu wagiye amfasha gukora indirimbo cyane, ndamushimira we, naramuvuze ariyizi ntabwo musubiramo. Imana imuhe umugisha. Barakoze rero, reka dusoze. Mbashimiye umutware we, n'uwo muntu wamugejeje ku nzozi ze, wagiye umushyigikira mu bijyanye n'indirimbo. Imana imuhe umugisha. Turimo dusoza rero, reka tugusabe nimba tutakugoye, usenga Imana, ubasabire umugisha bari badukurikiye, usabire umugisha umutware ndetse nabo bose, ndetse n'abantu batarakizwa nabo ubasengere, ko ndabizi neza isengesho harimo imbaraga. Nabo basengere kugira ngo nabo bazitabe Kristo, nabo nibarangiza bakizwe, bagere mu byiza cyangwa se mu byishimo, mu munezero nk'uwo ufite none. Basabira umugisha unanabasengere. Turagushimiye Imana, were mwiza bagutegereza bose. Wavuze neza ko nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano, nta mpamvu abo nibo zizakora. Turagushimiye ko tukiri mu masezerano yawe, turagushimiye ko kitwambitse imbaraga, turagushimiye ko tukiri mu rugendo, kandi tuzi neza ko tuzarusoza amahoro. Tugushimiye rero iki kiganiro dukoze, wabanye natwe, watuzirikanye, wabaye mu ruhande rwacu, ushyirwe hejuru. Tukweretse abantu bose bazagikurikira kugira ngo ubahereze umugisha. Mwami, abantu bose bazumva aya magambo bakayakurikiza, uzabaha umugisha, wagura ibikorwa byabo, ubaha ibyo bakwifuzaho, uzagera mu bwami bwawe. Nubwo mu isi harimo ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye, ariko hari aho tuzagera tukaruhuka, hari aho tutazongera kwibuka imibabaro, hari aho tutazongera gupfusha, hari aho tutazongera kwibuka isayo gahinda gasaze. Mana, turabizi neza ko tuzagera mu bwami bwawe tukaruhuka, tukibagirwa ibitubabaza byose. Tuzavuga ngo ngiyi Imana twategerezaga, maze natwe tuzishimira agakiza kawe. Uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Dusengeye abantu bose badukurikiye kugira ngo abadakijijwe ubahe gukizwa, ubimenyekanishe, ubiyereke. Mwami, wahoze kera uhamagara, n'uyu munsi uracyahamagara. Mwami, nubwo tugeze ku mugoroba w'isi, ariko turakwinginze kugira ngo tube kuba maso, twebwe twese utugirire neza. Abo wahamagaye kera, n'uyu munsi uracyahamagara. Komeza uhamagara abantu bawe, kandi Mwami ubahe kukumvira, ubahe kukwitaba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakarama rero, dusabiye umugisha abantu bose bagiye batuzirikana, abatwitayeho, abo wakoresheje bose, tubasabiye umugisha. Umugisha wawe ubane nabo, kandi Mana, niki gikorwa cy'uyu muvandimwe wacu nacyo nugishyigikire, kandi ukomeze kumuba hafi, umubera umurengezi, kuko wavuze neza ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nabo bazagabana umugisha. Ngaho muhe umugisha rero, kubera ko ndabizi neza ko iki kiganiro ntago hazaburamo intama yawe yazimiye igaruka. Ndabizi neza harabura hamagara. Ngaho urakoze rero, urakabyara abahungu n'abakobwa. Komeza kubana natwe kandi utugirire neza, komeza utwishimire, utwishimishe iminsi ingana niyo watubabajemo. Umugisha wawe ukomeze kubana natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.